isi. Ndabasuhuje bakunzi ba Karibu Ntizaduhana, by'umwihariko nje kubaganiriza. Ibyo tuganira rero ni ibiheranye no kuririmba no gukorera Imana mu murimo wo kuririmba. Nk'uko mubizi njye ndi umuhanzi, ndirimbira Imana mu ndirimbo zo kuramya. Ngenda nzenguruka ahantu hatandukanye rero njya kuririmba, mvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, ndetse ubu tukaba turi gukora ibihangano ahantu hatandukanye kuri Burahe TV dufatikanyije na Israel mu kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Nkaba rero mfite indirimbo zitandukanye. Izo ndirimbo zitandukanye rero hakaba harimo urufatiro, hamya uwuriwe, amarira urira n'ayiki, ndetse hakaba hari n'indi ndirimbo yindi tugiye gushyira ahagaragara. Nyuma y'uko dukoze hamya uwo uriwe, tugiye gushyira n'indi ndirimbo ahagaragara. Izi ndirimbo rero zirimo ubutumwa, umuntu ubashije kuzumva hari ikintu gihinduka kuri we, ndetse hari isomo bimusigira, bikaba byamuhindura. Ndetse n'indirimbo z'ibyongereza turaziririmba, haba mu ndirimbo zo kuramya tugera dusubiramo mu ndirimbo z'abahanzi. Indirimbo z'icyongereza turaziririmba kugira ngo ubutumwa n'abatabasha kubyumva babashe kubyumva. Ndetse iyo twagiye kuririmbira n'ahantu bikaba ngombwa ko umuntu yumva icyo kirimi, turakiririmba. Reka tubanze dusengere twiyegereza Imana kugira ngo Imana izibane natwe mw'iki gikorwa tugiyemo. Uwiteka Mana ishobora byose, ndakwinginze kugira ngo Mwami aya masaha uzumanuke, ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zize zikore ubwo ngiye kuvuga, kurekura gufungura akanwa kanjye mvuga ijambo riri ku mutima wanjye. Ndakwinginze kugira ngo Mana abe ari wowe uzumvugishe, ntaba ari njyewe ahubwo abe ari wowe umvugisha. Reka ubu butumwa ngiye kugezaho aba bantu Mana, Data wa twese uri mu ijuru, ntaba ari njye ubivuga ahubwo abe ari wowe uzunyobore. Reka izina ryawe Mana rihabwe icyubahiro, reka ushyirwe hejuru kuko uri Imana. Urakoze Yesu, amen. Ikinteye rero kuza hano kuri mikorofone bagenzi, ni ukugira ngo mbabwire ku byo nabonye bitari byiza muri gospel. Tubireke bagenzi, bakunzi banjye, tubireke. Ntabwo bishimisha Imana, nta nubwo byashimisha Imana ko nagiye kuririmbira ahantu, ko nari ndi kuri gahunda yo kuririmba, ko ngomba kuririmba nkabataramira. Ibyo rero bikaba byarambabaje cyane. Nari mfite gahunda yo kuharirimbira, ndi kuri gahunda yaho, ndetse bari babizi. Ariko icyantunguye ni ukuntu nagezeyo umwanya wo kuririmba ari njye ugezweho, banga ko ndirimba. Ndasohoka mbera nk'ugiye hanze, maze kujya hanze nteranya usa nk'aho ari umuyobozi muri aho ngaho, mubajije impamvu ntagezweho, aransobanurira ngo umwanya wagiye, ngo umwanya wabuze, nta mwanya wo kuririmba uhari, ahubwo nindeke nzaririmba ku kindi cyumweru kindi. Baranyimura kuri gahunda yindi ninongera kugaruka. Ndavuga ati nta kibazo, niba umwanya wagiye nta kibazo, nzongera ndirimbe ikindi cyumweru. Naragiye rero ndagenda, nari ndi kinyabiziga, ndagenda nongera ndagaruka ku kindi cyumweru. Hari uwo muhungu wari wampaye gahunda, yari yanshyize kuri liste waho yasengeraga kuri urwo rusengero.
uwo muhungu rero twagombaga no gukorana n'indirimbo, byari biri muri gahunda ko twagombaga gukorana indirimbo, ni nayo ndetse wari wananyoboye, yampaye direction, yanyoboye, yampaye icyerekezo, yananyoboye aho hantu ari hehe, twahanye n'amanimero. Ariko icyanyobeye ni uko igihe cy'uko twagombaga gushyira mu bikorwa iyo ndirimbo, uwo muhungu yaranyitaruye, aranyihakana, anyigaragariza yuko atananzi, nta naho tunaziranywe, aranyihakana. Icyo namubwiraga ati mfasha muri ibi ngibi, ntabikore, akanyihorera, kanca amazi. Igihe n'ubundi cyo kuririmba kigezeho, ndababwira ati igihe kirageze, bimeze gute? N'ubundi biba nkaho baranga, n'ubundi baranga, baratsemba, banga ko ndirimba. Banze ko ndirimba, bongera barambwira ngo ese ngo ni ubwa mbere ngo uje hano ngo kuririmba, ngo ni ubwa mbere uje hano muri uru rusengero? Ndavanga iyi ni inshuro ya kabiri nje. Ndavuga ndetse na paseri waho turaziranywe, ndetse ari na mugenzi wanjye w'inshuti yanjye mfiteho, ndetse harimo n'abandi bantu twari tuziranye cyane, kuko hari igitaramo twari twahuriyemo gikomeye cy'ijoro ryo kuramya no guhimbaza. Icyo gihe hari ijoro ryo kuri Noheli, ndabyibuka, twahuriyemo n'abantu baho benshi, ari naho nanaririmbye, ni naho twanamenyaniye nabo. Ariko baranze, baratsemba, baranyihorera, banca amazi, sinapafominga. Barambwira ngo tegereza, ibikorwa biraza gukorwa nyuma ya service. Rero nanjye narategereje, bagiye mu nama, bamaze kujya mu nama bayitindamo pe. Icyo gihe twagombaga gukora iyi ndirimbo n'uwo musore, nyuma ya service twagombaga gukora indirimbo n'uwo musore. Uwo musore baratinda mu nama, igihe baziye nanjye ndategereza, igihe baziye bazana ibiryo ndetse barajya. Bamaze kurya, ndavuga ati ni gute abantu bajya njye mpagaze ndaho ngaho, simbure kutaza ngo ndye? Ndaza ndiyembaye, ndavuga ati nanjye reka ndye. Barambwira ati n'uburetse kurya hari abandi bantu mugomba gusangira. Nategereje nyine, abo bagenzi nyine baraza, turajya. Tumaze kurya, nuko tumaze kujya tugirana ka repetition n'uwo musore. Tumaze kujyana ka repetition n'uwo musore, nuko uwo musore mbona abivuyemo nyine, arigendeye, njye nkomeje ndepeta njyenyine ku byuma. Nuko umuhungu babiciye amazi. Noneho igihe cyo gushyira mu bikorwa, uwo muhungu twagombaga kuririmba iyo ndirimbo ngo tuyiririmbe inakogwe, kuko ibyuma byari bihari. Uwo muhungu arambwira ngo umwanya wagiye, ngo nta mwanya afite, ngo ahubwo ngo azaza kundeba muri weekend, ngo tukore iyo ndirimbo, ngo nta mwanya ngo ufite, ngo umwanya wagiye. Abakorari baraza batangira repetition. Bamaze gutangira repetition, ariko ubona batunguwe, bababaye cyane, bafite ubwoba bwinshi cyane, bafite ubwoba bwinshi, nkaho njyewe naje kugira ngo mbajyane hiti, kuba nje kuririmba aho ngaho ngiye kubajyana hiti, bo basigare bari hasi babura ijambo, nje mbajyane hiti. Nuko rero ubona bari guhiga ingamba nyinshi cyane, bafite ibintu byinshi cyane bari kuganira bitarangira.
ubona bari guhiga ibintu byinshi bitarangira. Sasa rero njyewe ndabareka ndituriza, barahiga ibintu byabo byinshi ngo bagiye guhora bakora ibitaramo buri munsi, nkibaza njyewe kuba bambonye niho bibutse gukora ibyo ngibyo. Bagenzi rero muririmbira Imana, kuba umuntu aririmba ntago bivuze yuko byakubera inzitizi. Nimureke amashyari mu muziki w'Imana, ntago habamo amashyari. Icyo Imana yagambiriye gukora kuri wowe izagikora. Ntago umuntu rero yakubera inzitizi kugira ngo ubure kudatera imbere, ahubwo wowe urakora, Imana niyo ituma ikugeza aho ushaka. Ntabwo rero kumva ngo umuntu aje kuririmba cyangwa umuntu ngo aje kuririmba ngo bigiye gutuma wowe ngo usigara hasi. Hoya, mwese murakorana mugatera imbere, mukavuga ubutumwa mu Mana. Ntago ari byo. Hari naho ngo umuntu aba muri korali ngo babona ngo ari kwitwara neza, afite amanota, ugasanga batangiye kumwanga bakamushyiraho urwanga. Ibyo bintu ntago ari byo. Niba umuntu mubana muri korali mukabona ateye imbere, nimukomeze mumukunde, mumwiyegereze, ndetse niba icyo mumwifuzaho cyose azakibafasha, mumugire inshuti, umuziki utera imbere. Ni byiza cyane kuba umuntu muri kumwe muri korali, Imana ikamusiga amavuta, biba byiza cyane, kuko icyo ukenera cyose azakigufashamo. Yari umunyabwenge, azakwerekera uburyo umuziki ugenda, uburyo umuziki ukogwa. Uzamwegera umubwire ati nanjye ko nifuza gutera imbere nkawe, nkagera ku rwego nk'urwawe, ni igihe banga wakoresheje. Akakubwira ko ari ugusenga cyangwa ari ugukora repetition nyinshi, azabikubwira uburyo ki bikogwa. Apana kumwanga, kumva wamugirira ishyari, ntago ari byo. Ibyo bintu mubireke bantu, ni mubireke. Ndetse niba umuntu akuganya akubwira ati mfasha muri iyi serivisi, mufashemo. Niba bishoboka mufashemo, reke kumuca amazi, kuko nawe hari aho ubutumwa bwe aba yifuza ko bwagera, wimuca amazi. Ibyo bintu rero byarambabaje cyane, birambabaza cyane. Abo bantu rwose byarambabaje cyane, byanyeretse yuko bafite mind itamenya uko batekereza. Ariko Imana ibababarire, ni ukuri barahakanye, banyimye umwanya wo gutanga message mu ndirimbo, barabinyimye, baranze. Kandi nari niteguye, ibintu byose nanabisize ku murongo. Urumva rero ntago ari byo. N'uwo musore nari nzi ko turi bukorane indirimbo, byarangiye anyigaritse, nakoresheje amatike menshi kugira ngo mpagere. Urumva rero nta nubwo bareba no ku itike umuntu aba yakoresheje, umwanya umuntu aba yafashe. Nemeye ndeka korali yanjye sinayiperformingamo, ndemera nkurikirana ibyo ngibyo. Ibyo byose ni umwanya nagiye nta kuri ibyo ngibyo, ariko ntago babihaye agaciro, kandi nabibasobanuriye. Bantu rero nimuhe agaciro abaririmbyi, muhe agaciro abapasiteri, mureke kubaca amazi. Mwumve ibyifuzo byabo, mubegere, mureke kubaca amazi ngo mubitarure. Mumwegere, mwumve message abazaniye, kuko message abazaniye aba yaje atumwe n'Imana, ntago aba ari buje kwikoresha. Ayo mashyari rero mu muziki muyareke. Uzagera aho ushaka kugera, ni Imana izaba yabigizemo uruhare. Ibyo rero mubireke ibyo bintu ntago